Shalom bene data, inshuti z'ikiganiro menya ukuri. Tumaze iminsi tubabwira amagambo yerekeye guhugura, guhumuriza, gusobanura amagambo ari muri Bibiliya ariko agamije kugira ngo abantu bamenye ukuri. Akaba ariyo mpamvu twashyizeho iyi channel ya YouTube kugira ngo abantu basobanukirwe n'ijambo ry'Imana, ariko iryo jambo ry'Imana rigende rikemura ibibazo tugenda duhura nabyo muri iyi si ya none. Rero turabashimira yuko mumaze igihe kirekire turi kumwe kandi mwitabira ibi biganiro kugira ngo mumenye ukuri, kandi natwe turashimira Imana yuko yagiye ibana natwe ikadushoboza, ikaduha imbaraga, kuko ntabwo biba byoroshye kuvuga ubutumwa, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Rero uyu munsi wa none Imana yahaye irindi jambo kugira ngo turiganireho, ijambo rifite umutwe uvuga ngo abanzi batatu barwanya umuntu. Tuzi neza yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo twaremye mu ishusho y'Imana, aho tubisanga muri Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 26, aho Imana yaremye umuntu ariko ari ishusho ye. Twebwe tugizwe n'ibice bitatu, tugizwe n'umubiri, tugizwe n'ibitekerezo, tugizwe n'umwuka, aho bamwe bavuga ngo ni roho, ariko uriya mwuka niwo ukomunika cyangwa niwe usabana n'Imana. Ariko kuko turi kuri iyi si, Imana yatwambitse umubiri kugira ngo dushobore kuba twakora imirimo yo kuri iyi si, dushobore kuba twavuga ubutumwa, dushobore kuba twavuga ijambo nk'uko ndivuga, ariko umwuka niwo Imana ishaka. Rero uyu munsi wa none turareba abanzi batatu. Umwanzi wa mbere ni uyu mubiri, ariwo Bibiliya yita ngo ni kamere. Turongera turebe undi mwanzi ariwo bita Satani. Satani ariwo mwuka. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzabona Satani agenda n'amaguru, ariko Satani ni umwuka, ariko agerageza kwitiza umubiri w'ibintu. Ashobora kwitiza umubiri w'umuntu, nk'uko tujya tubibona ko umuntu ashobora kuba ari mu mwuka wa Satani agakora ibintu bibi, ariko yaba ari mu mwuka w'Imana agakora ibyiza. Turongera turebe undi mwanzi ariwo mikorere y'isi, imikorere y'isi ituma abantu bakora ibintu bayobowe n'imikorere y'isi. Ibyo byose bikabakura mu mugambi w'Imana. Rero nshuti bavandimwe, reka dutangirane n'icyanditswe kiri mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 13 tukageza ku murongo wa 23. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13 kugeza ku wa 23. Hano turi kumwe n'umuvugabutumwa Gorethe Muhongerwa, niwe dukunda gukorana uyu murimo. Reka tumusabe adusomere aho hantu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. 15. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Imana iguha umugisha Evangelist Gorethe. Turahano rero tubonye yuko umubiri twambaye, uyu mubiri twambaye ushobora guhinduka umwanzi w'umuntu.
ugashaka gukora ibyiza ariko umubiri wambaye ukakubuza gukora ibyiza, ugashaka gukiranuka, ugashaka gusenga ariko umubiri ukakubwira ngo iryamire, ibyo gusenga ntabwo rwose ari ngombwa. Umubiri ukakubwira uti rwose ibyo kwiyiriza ubusa si ngombwa. Nyamara Imana iba yarashyizeho gahunda yatuma ugera ku mugambi wayo ukaba umuntu uyinezeza, ariko wa mubiri wambaye ukakubera inzitizi, ukakubera ikigusha. Imana ikavuga iti kiranuka, iyeze, kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana. Iyo turebye rero mu Baroma igice cya 7 nanone uhereye ku murongo wa 14 ukageza kuri 24, turagenda tureba ukuntu umubiri nanone ukomeza kutubera inzitizi kugira ngo tube tutagera ku mugambi w'Imana idushakaho. Imana itugire neza, Imana idufashe. Abaroma ibice 7 umurongo wa 14 hari umutwe ugira uti intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. 14 dusome, tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Imana iguhe umugisha. Gorethe, ndashaka kubaza ikibazo. Urabona hano impamvu tubaza ibibazo tugashaka no kubisubiza, turasa nkaho turimo gufasha abantu baba batabona uko badutelefona wenda kuri YouTube, isi radio, ariko hari ikintu umuntu ashobora kwibaza akavuga ati ariko se ubundi niba Imana inkunda, niba Imana izi yuko nkwiriye kuyikiranukira, kubera iki nyambika uyu mubiri kandi izi yuko uyu mubiri ari umugome, ari umwanzi watuma ntagera ku by'Imana ishaka? None se Imana kuki yatwambitse uyu mubiri kandi izi yuko ari umwanzi? Imana yatwambitse uyu mubiri nubwo uyu mubiri ujya utugusha cyangwa ugatuma dukora ibyangwa n'Uwiteka Imana bitewe nuko dukururwa n'irari ryabyo, kuko iyo turi hano muri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara. Uyu mubiri rero nubwo turwanya, ntabwo dukwiye kuwemerera ko dutegeka, dukwiye kuba ari twe tuwutegeka. Yarawuduhaye ngo tuwutegeke, ntabwo yawuduhereye kugira ngo dutegekwe nawo cyangwa dutegekwe n'ibyo urarikiye. Turagenda tureba yuko umubiri ushobora kuwukoresha ibyiza, umubiri ushobora kuwemerera ugakora ibyiza nk'uko wawemerera ugakora ibibi. Iyo umubiri uwutanze ngo ukore ibyiza, byanga byakunda Imana iwubyazamo umusaruro, ukera imbuto zo gukiranuka. Wawemerera gukora ibibi ugatuma usanga weze imbuto za kamere. Rero Imana idushyira ibintu bibiri, ibyiza n'ibibi, idushyira inzira ebyiri imbere, noneho ububasha bwo guhitamo n'ubwacu. Nagira ngo nunganeho gatoya kuri ayo magambo uvuze. Hari icyo wari ukomejeho uvuga, nagira ngo gisobanuke neza. Imana yashyize inzira ebyiri imbere y'umuntu, inzira y'ubugingo n'urupfu, ariko iha umuntu uburenganzira bwo kwigirira amahitamo. Ubwo rero umuntu iyo ahisemo ya nzira imujyana mu rupfu, ubwo ni amahitamo ye nyine n'ibyo abahisemo. Ariko iyo uhisemo nanone inzira y'ubugingo, uragwa bwa bugingo, ari nacyo tubifuriza mwebwe abadukurikiye, ndetse natwe aricyo twiyifuriza. Kadusome Abagalatiya 5 dore ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 23, twumve ihitamo ry'umuntu. Niba wahisemo gukoresha umubiri wawe ibibi, nyine uzasarura ibibi, ariko nuhitamo gukoresha umubiri wawe ibyiza, uzasarura ibyiza. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. 16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi:
gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Imana iguha umugisha. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umukozi w'Imana, ushobora kuba uri umukristo, ushobora kuba warakiriye agakiza, ariko ukisanga urarangwaho n'iyo mico mibi irangwa mu Bagalatiya 5:19 ukamanuka. Ese bisobanuye yuko iyi mibiri twambaye twarakijijwe, iyo twahisemo kuyemerera gukora ibibi, twisanga wa mubiri watuganjije, watuyoboye mu bintu by'Imana yanga, cyangwa se tukisanga twakoze ibihabanye n'iby'Imana ishaka, noneho abantu bakavuga bati se uriya muntu tuzi ko akijijwe ariko turamubona asambana, uriya muntu tuzi ko akijijwe ariko turamubona atukana, uriya muntu turamubona akijijwe ariko turamubonaho ingeso z'abantu ba kamere, z'abantu b'abapagani, z'abantu badakunda Imana. Byaba biterwa n'iki kandi tuzi yuko uriya muntu akijijwe? Ikibitera nuko wa muntu aba yemeye gutegekwa na wa mubiri we, iby'umubiri we urarikiye akaba ari ibyo akora. Kandi igihe wumviye umubiri, igihe wategetswe n'umubiri wawe ugakora iby'umubiri wawe urarikiye, ntabwo uba ubasha gukora ubushake bw'Imana, ukora nyine ibijyanye na kamere yawe. Rero ikibitera nuko wa muntu aba yananiwe gutegeka umubiri we. Imana iguha umugisha. Ubwo rero tubonye umwanzi wa mbere yuko ari umubiri, ariko iyo dusomye mu Baroma igice cya 12 tubona umwanzuro, tubona ukuntu Pawulo yabwiye itorero ry'Abaroma ababwira yuko uyu mubiri udakwiriye kudutegeka, ahubwo uyu mubiri dukwiriye kubamba. Abaroma igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere haratwereka uburyo ki tugomba gutegeka uriya mubiri kugira ngo uriya mubiri utadukoresha ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Abaroma 12 umurongo wa mbere turahasoma twumva icyo havuga. Avuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ni ibitambo byera. Umubiri wawe Imana irawusaba kugira ngo ube wejejwe. Ibitekerezo byawe urasabwa kuba byejejwe, amagambo uvuga asabwa kuba yejejwe. Noneho wa mubiri wawe wejejwe ushimwa n'Imana kandi muzima ugakorera Imana. Haleluya. Uwo nicyo gisubizo, aho kugira ngo umubiri ukubere umwanzi. Umubiri ukubera umwanzi iyo wawuhaye urwaho rwo gukoreshwa na Satani. Iyo wafashe umubiri wawe ukemera ko Satani awukoresha, awuhindura igikoresho cyo kuba umwanzi wawe ukakurwanya. Iyo wawemereye kugutegeka. Ariko hari ikibazo nakubaza pastor. Ese waduha nk'urugero harya burya umubiri utegeka umuntu mu buhe buryo? Wadusobanuriraho tukashobora kumva neza uburyo umubiri ubasha gutegeka umuntu. Yego, umubiri ubwawo kugira ngo ugutegeke ni igihe wemereye uwo mubiri ukawuha Satani, noneho Satani akawinjizamo irari, akawinjizamo ibitekerezo bishaka gukora ibyaha, akawinjizamo mbese apeti yo kurarikira ibintu by'iyi si, ibintu by'ibyaha bihabanye n'ubushake bw'Imana. Noneho aho kugira ngo wumve ukunze ibintu by'Imana, wumva ushaka gusenga, ahubwo ukumva gusa buri gihe urishakira ibintu binezeza wa mubiri. Mbese ubwo byumvikane ko ari umubiri ugutwara cya gihe wawemereye ryarari ryawe uzamutsemo gukoresha cya kintu urarikiye. Yego, hariya hari ahantu wasomye havuga ngo ikintu cyose iyo wakemereye ugahinduka imbata yacyo kirakuyobora. Iyo wemereye kuba imbata y'umubiri, ukaba imbata y'irari, ukaba imbata yo kwishakira ibikunezeza, ibinezeza wa mubiri,
wa mubiri urakuyobora. iyo wemeye kuba imbata y'umubiri cyangwa se iyo wemeye gutegekwa n'umubiri wawe urakuyobora. ni ukuvuga niho uzasanga umuntu umubiri we wazamutsemo irari, umutima we ukamuyobora kujya gusama cyane rwose, wa mubiri ukakuyobora. ubwo rero aho ngaho turahavuye, tubonye ko umubiri ushobora kuba ikibazo. tugiye rero kureba umwanzi wa kabiri ari we Satani. Satani uhereye mu itangiriro igice cya, ariko hari akandi numva pastor twavugaho nako umubiri nta kuntu nanone umubiri ushobora gutuma ukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana bitewe n'uko wenda wagize intege nke. Kumva umubiri wawe urishakira kwiryamira, kumva urishakira kwiryamira cyangwa urishakira kwirebera udufilimu tunezeza amaso, ugasanga watakaje igihe wakabaye ugirana n'Imana cyangwa wakabaye ufata usoma ijambo ry'Imana ngo wumve icyo rikubwira. Ese uwo mubiri aho ntiwagushuka? ibyo uvuze nibyo rwose, kandi nibyo uvuze ukuri. cya gihe uba ushaka kubyuka ngo usenge, ijwi ry'Imana rikakubwira ngo nyamuneka byuka saa 9 usenge kuko hari ibibazo ugiye guhura nabyo. ariko umubiri wo ukakubwira uti iryamire, n'ubundi Imana irabizi, iryamire n'ubundi ushobora kuzasenga ejo. Pasiteri akakubwira ati mufate igihe mwiyiriza ubusa iminsi 40 ingahe musenge, wowe ukavuga uti ngewe nshobora no gusenga iminota 5 Imana yanyumva. ariko icyo kintu kikubuza gukora ubushake bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hari imyuka itagiva mu bantu keretse abantu biyije ubusa bagasenga. ariko noneho umubiri wo ukagutegeka ukakubwira ngo ushobora no gusenga urya, ushobora no gusenga iminota 2, ushobora no kutanasenga, n'ubundi Imana izi ibyo wayisaba. ni umubyeyi. noneho wa mubiri ukagutegeka. igihe ugutegetse rero gahoro gahoro ugenda ugukura mu bushake bw'Imana. ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abadayimoni batajya bava mu muntu, batajya bagenda uretse ngo umuntu asenza akiyiriza ubusa. bivuze ngo umudayimoni w'ubunebwe wo kumva ushaka kwiryamira, wo kumva wikundiye ubuzima bworoshye, ntushaka kubabaza umubiri wawe ngo wisonzeshe, kandi nyamara umwuka yakongoreye arakubwira ati rero fata umunsi usenga ujya imbere y'Imana. kandi iyo umwuka akongoreye nk'uko hari icyo Imana ibishaka gukora. ariko Satani nawe kuko azi ko muri uko kumvira umwuka ugasenga ariho amahirwe yawe ari, cyangwa ariho Imana iri bukwerekere ibikomeye, iri bugukorera ibitangaza, na Satani akagutera kwiganyira, ukumva ufite intege nke, ukavuga utoya ntabwo nakwiyiriza ubusa kugira ngo ntasonze, kugira ngo atume urata ya mahirwe Imana yashakaga kukugezaho binyuze muri rya sengesho yari gutegeka. Erega uretse nayo mahirwe, Yesu atubere urugero rufatika. tuvuge Yesu ni Imana kandi yari n'umuntu 100%, ari n'Imana 100%. ariko yashatse kutwereka urugero yuko nawe kuri isi nuzahura n'ibigeragezo, igisubizo si ukwiganyira, ahubwo ni ukwiyiriza ubusa ugasenga. Yesu yiyije ubusa arasenga. igihe yajyanaga mu butayu akiyiriza ubusa agahura na Satani, yaramugerageje inshuro nyinshi aza no kumutsinda. ariko reka twibuke na cya gihe yenda gufatwa ngo yicwe, yamaze ijoro, yabyutse igicuku ajya gusenga, ajyana n'intumwa ze z'inkoramutima 3, arabwira ati tujyane mu mperekeze njye gusenga. aho kugira ngo bafatanye nawe gusenga, kamere zirabananira, kamere ibananiye bo barisinzirira. urumva wa mubiri warabananiye. ubananiye Yesu we arahatana, arara ijoro asenga, noneho ngo marayika araza aramukomeza. bivuze ngo muri bya bigeragezo uhura nabyo, umubiri urimo kukunaniza, ukikuramo bwa bunebwe. hari n'ahantu bavuga ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye iki? umwete. Yesu rero yasenganye umwete kugeza igihe Imana yamuhaye imbaraga z'umutima zo guhangana na kiriya gikombe cy'urupfu yaragiye guhangana nacyo. bivuze ngo turasabwa gutwarana
no gukomeza nk'uko nyine ririya jambo ryo muri Matayo 11 umurongo wa 12 hatubwira ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo intwarane zizabugisha n'imbaraga. Ni ukuvuga rero ngo no mu by'Imana turasabwa gutwarana cyane, ntabwo tugomba kujenjeka. Satani rero adutera ubwo bute n'ubunebwe kugira ngo tutabasha gusohoza umugambi w'Imana. Bivuze rero ngo mwebwe badukurikiye ndetse natwe turasabwa kwita ku cy'Imana idushakaho, turasabwa gutwarana tugakomeza tukagira umuhate wo gusenga kuko ariho dutsindira Satani. Ndetse tunababwira yuko nko mu bihe bigoye nk'ibi ngibi byo muri turimo byaguma mu rugo, igihe turimo cya coronavirus kitari cyabonerwa igisubizo, umubiri wawe uzakomereka, umubiri wawe uzanarwara, umubiri wawe uzanasonza kuko wajyaga gukora none ubu ntabwo ugikora. Wacuruzaga ubu ntucuruza, hari amafaranga winjizaga ntabwo ukinjiza, umubiri wawe uzababara cyane. Ariko wa mubiri kugira ngo uwutegeke ntuzakugushe mu makosa, biragusaba ngo muri cya gihe cyaguma mu rugo, muri cya gihe utegereje kugira ngo Imana igutabare, Imana irasaba kugira ngo ukoreshe ushaka Imana, usenga Imana, nibiba ngombwa ufata igihe ushake mu maso y'Imana igusobanura ukuntu wakwifata muri ibi bihe bikomeye. Rero dukomeza tureba n'abandi banzi babiri basigaye, twamaze kubona yuko umubiri ushobora guhinduka umwanzi wawe iyo wemereye Satani ngo awukoreshe. Ariko tugiye kureba umwanzi wa kabiri ariwo Satani. Satani ntuzamubona agenda n'amaguru, ahubwo Satani ni umwuka uzitiza umubiri w'ikintu runaka. Iyo turebye mu Itangiriro igice cya 3 tubona ukuntu Satani yinjiye mu nzoka agashuka Eva akamukura mu bushake bw'Imana, turabona ukuntu Satani yiyoberanyije akagenda akabwira Eva. Reka turebe mu Itangiriro igice cya 3 turebe inkuru ya Satani na Eva. Icyo kiganiro cyari hagati y'umuntu bita Eva na Satani wihindurije y'inzoka. Umutwe w'amagambo muri ibi bice bitatu by'Itangiriro uravuga ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Haleluya. Iyo umuntu yemereye Satani akamuha umwanya we bakagirana ikiganiro, icya mbere Satani aramushuka akamuyobya, yamara kumuyobya akamukura mu mugambi w'Imana, ndetse si we wenyine uyobye ahubwo ayobesha n'abandi, ajyana n'abandi mu buyobe. We yayobye tayari, yemereye Satani, yamuhaye umwanya, noneho aramuyobeje, ariko ntayobye wenyine ahubwo ayobeje n'indi n'abandi. Eva yarayobye, yemereye Satani, amuha umwanya we, baraganira. Noneho aho kugira ngo abwire Satani ati bibaza umugabo wanjye kuko niwe wari uhari, ahubwo amutega amatwi, anamutegeka icyo agomba gukora. Buriya Eva yajyaga kuvuga ati ibyo simbizi, sinari mpari, Imana ibwira umugabo wanjye ibifatanye n'urwo rubuto kutarurya. Yajyaga kubwira Satani akamubwira ati bibaza umugabo, ahubwo yarakomeje aremera, yemera gushukwa,
na Satani. Arangije abwira n'umugabo we, bose baragwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha turabona yuko Satani ashobora kwiyambika umubiri w'ikintu runaka nk'uko yiyambitse inzoka, ashobora no kwiyambika umuntu. Ashobora no kunyura mu muntu, ashobora kunyura mu muntu. Satani ni umwuka, ntabwo uzamubona agenda n'amaguru. Satani akorera mu bantu nk'uko n'Imana nayo ikorera mu bantu. Satani akorera mu bantu, ariko icyo nkuyemo aho ngaho gikomeye cyane, ntabwo tugomba guha Satani umwanya. Eva icyamugushije mu mutego, yahaye Satani umwanya we, amutega amatwi. Igihe cyose wumva ijwi ridaturutse ku Uwiteka Imana, ukumva ari ijwi rishaka kukuyobya, ukumva ari ikintu kitari mu bushake bw'Imana, wigiha umwanya. Nta mwanya wo gutega amatwi Satani cyangwa wo gutega amatwi umuntu ushaka kugukura mu bushake bw'Imana. Yarushaga uburiganya. Yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Bivuze ngo yari ifite amayeri. Burya umuntu, uzarebe umuntu ushaka kugukuraho ikintu cyangwa ushaka kukuyobya, aba afite amayeri menshi, mbese akayobya uburari, agaca hirya yigize umuntu mwiza cyane. N'iyi nzoka rero niyo mayeri yakoresheje. Yaje yigize nyine nziza, nk'umuntu mwiza, imubwira isa nkaho imufitiye impuhwe. Noneho iyo turebye muri Mariko igice cy'umunani ugahera ku murongo wa 27 ukageza ku murongo wa 33 hasome twumve ukuntu Satani yitije ibitekerezo bya Petero. Nsubiye inyuma gatoya kuri iryo jambo waruvuze, aho Yesu yarabajije abigishwa be ati munyita nde? Petero akaba ari we uvuga ati uri Kristo. Urumva icyo gihe umwuka w'Imana wamukoreyemo. Icyo twigaho ni iki rero? Tujya gusoma kuri uyu murongo wa 27 kugeza ku 33. Icyo twigaho ngaho ni ukuvuga ngo kuba uri mu mwuka w'Imana, kuba uri umuntu ufite gukiranuka, wagenderaga mu nzira nziza, ukora ibyo Imana ishaka, ntabwo bituma Satani agutinya. Ntabwo bivuze ngo Satani ntiyakwinjiramo ngo akudeturune, agukure muri kwa kuri wari urimo, cyangwa muri bya byiza wakoraga agukoresha ibibi. Aho ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga, urabona hano habanza mu gice cya 8 habanza hatwereka ukuntu Petero ariwe wagize ishurirwa ryo kumenya Kristo wari we, akamenya Kristo. Kandi nanone hano tugiye gusoma, reka tunahasome umurongo wa Mariko 8:27 kugeza ku murongo wa 33. Reka tuhasome wumve. Niwe nanone umwanzi yanyuzemo. Ngo Petero ahamya yuko Yesu ari Kristo. Umurongo wa 27 haravuga ngo Yesu avanayo n'abigishwa be ajya mu birorero by'i Kayisariya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo. Arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira. Aha Petero ahishurirwa Kristo uwo ari we, n'umwuka w'Imana wari wamukoreyemo. Reka dukomeze twumve rero ukuntu umwanzi yamudeturunye, nawe akamuzanamo ibitekerezo bye. 31 hakavuga ngo aherako abigisha uburyo umwana w'umuntu akwiriye kuzababazwa uburyo bwinshi, akangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa. 33 bakavuga ngo ariko Yesu ahindukiye areba abigishwa be, acyaha Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani, kuko ibyo wibwira atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu. Mbese ngo atangira kumucyaha, atangira kumubwira ati amambere abayuda bari bakugiriye nabi, ugiye Yerusalemu none ugiye gusubirayo. Hari igihe rero umwuka wa Satani uza ari nk'igitekerezo cyiza pe,
gisa nkaho kigufitiye impuhwe, gisa nkaho kivuga ngo ari cyiza, gisa nkaho mbese umuntu akinjirwamo n'umwuka wa Satani kandi ubona koko agufitiye impuhwe. Ariko uwo mwuka w'impuhwe ukazisanga ahubwo ni umwuka wakuganishaga ahantu habi. Icyo dusabwa rero turasabwa kuba maso. Urumva uyu Petero uyu nguyu niwe wasobanukiwe Kristo wari we. Kandi nanone Petero uyu nguyu niwe umwanzi yanyuzemo, amushyiramo ibitekerezo bya muntu, amuzanamo ubwoba. Ubwo ibyo bitekerezo by'umuntu bivuze ngo yamuzanyemo ubwoba bwo kwibaza ngo Yesu uyu nguyu uvuganye ubushizi bw'amanga, akavuga aba bakuru n'abanditsi none batwica bakatugirira nabi. Umwuka w'ubwoba buva kwa Satani. Aramwihererana, ariko yari n'inkoramutima ya Yesu. Rero bivuze ngo rero icyemezo cyose twafata, umuntu niba akugiriye inama, umuntu niba avuze ati nkugiriye inama uzakora iki, ukwiriye nawe gushaka mu maso y'Imana ukabaza uti ariko ibi bintu birava ku Mana cyangwa birava mu bitekerezo by'umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo njye nawe bantu batwumva kuri channel, mbere yuko ukora ikintu, mbere yuko ufata icyemezo, byakabaye byiza usabye Imana ikakuyobora, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abo bose bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ariko iyo uretse umubiri wawe ugakoreshwa na Satani, hari igihe Satani ashobora kuza akinjira mu bitekerezo byawe, ukumva icyo gitekerezo ni ikinyamirwa, ukumva icyo gitekerezo gishobora kuba cyakugeza ahantu heza, ariko nyamara icyo gitekerezo kikaba ari icya Satani kigamije kugukura mu mugambi w'Imana. Bivuze ngo ntabwo tugomba guhutiraho. Niba wumvise cyaba igitekerezo kikujemo, yaba ari iby'umuntu akubwiye, urabanza ukabitekerezaho, warangiza ukabyereka Imana, ukabaza Imana, ariko Mana ibi bintu nibyo koko? Wamara kumva koko uhamanya n'umwuka w'Imana, ukamenya uti iki kintu giturutse ku Mana. Rero turasabwa kudahubuka. Imana ikugirire neza mukozi Imana Gorethe. No kuvuga rero ngo iyo urebye aha hantu tutari twahava, twabonye yuko mbere Petero yakoreshejwe n'umwuka w'Imana ahishura Mesiya wari we. Ariko nyuma gato asa nkaho mbese arangaye gato, arongera akoreshwa na Satani, aho Yesu yamubwiye ngo subira inyuma yanjye Satani, kuko ibyo wibwira atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu. Bivuze ngo ntabwo yacyahaga Petero, ahubwo yacyahaga umwuka wa Satani wari wagiye mu bitekerezo bya Petero. Aho hantu pastor kuri Petero nahizemo ikintu gikomeye cyane. Nihizemo ko tutagomba kwirara. Ntabwo ugomba kwirara ngo ni pastori, ndi umurokore umaze imyaka myinshi mu gakiza ndakomeye, ngo wirare wumve ko wageze iyo ujya. Ntabwo ugomba kwirara, ugomba kumenya ngo Satani arakora umunota ku munota, nawe ukaba maso, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gutahura ya mayeri ya Satani, utaza kugwa mu mutego wa Satani. Bikaba binavuze yuko tudakwiriye gucira abantu imanza, ngo tubone umuntu yaguye mu cyaha ngo twumve yuko mbese uriya muntu ari mubi cyane, nyamara tuzi neza yuko iyo turi muri iyi si tuba turi ku rugamba, tuba turimo kurasana na Satani. Niko bimeze pastor, ni n'ikosa rikomeye cyane gucira imanza mugenzi wawe ngo kuko ubonye yaguye mu cyaha, cyangwa se yagize intege nke, akora ibinyuranye n'ibyo wamutekerezagaho cyangwa ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Ahubwo icyo ugomba gukora nk'umukristo mugenzi we, nk'umukozi w'Imana mugenzi we, mugirira umutwaro. Nkuko udatanze urugero rwiza cyane, buriya abasirikare bari ku rugamba, iyo haduye arashe umwe muri bo, ntabwo bamwishima hejuru ngo bavuge bati wowe urimbwa kuko akurashe, ahubwo barababara bakamuterura, niba yakomeretse akaba akiri mu mwuka bakamuheka bakajya kumuvuza, niba yanapfuye bakamujyana bakamushyingura mu cyubahiro. Ariko twebwe twisanga twatewe natwe tukitera, kandi ntabwo tuzi ko burya tuba dutiza imbaraga Satani. Ni ukuvuga ngo niba umugenzi wacu yagize ikibazo akagira intege nke, icyo dusabwa ni ukumugaruza neza, ni ukumugaruza urukundo, ni
hugura mu rukundo, tukamwereka yuko haracyari andi mahirwe yuko yakongera agasubira mu murongo no kumusengera. Mwikorerera umutwaro. Tugeze rero ku mwanzi wa gatatu tunasoza, ni isi turimo. Reka dusome mu Baroma igice cya 12 kugira ngo tubyumve neza. Uhereye ku murongo wa mbere. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Aho niho nashakaga. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ahubwo muhinduke rwose. Mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ntimushushanye nk'ab'iki gihe. Iyi si rero ifite imikorere yayo, ifite imyambarire yayo, ifite imivugire yayo. Ni ukuvuga ngo rero ngo ntitukishushanye n'ab'iki gihe. Rero ahangaha iyo si, iyo mikorere y'isi tuyihaye urwaho, ihinduka umwanzi wacu. Rero ngo ntitukishushanye n'ab'iki gihe. Nubwo byaba ari ibintu bigezweho, ibyo bintu bigezweho bifite ba nyirabyo, ariko niba ijambo ry'Imana ribikubuza, nyamuneka wikwishushanya n'ab'iki gihe. Rero turimo kugenda dusoza, twabonye abanzi batatu b'umuntu. Umwanzi wa mbere twabonye ari umuntu, ari umubiri wacu, amaso yacu, amatwi yacu, amaguru yacu. Undi mwanzi wa kabiri twasanze ari Satani. Satani ntabwo tuzamubona agenda n'amaguru, ahubwo azaba ari umwuka. Uwo mwuka ashobora kwinjira mu bitekerezo byacu, uwo mwuka ashobora kwinjira mu bantu, noneho akatuyobya, tukisanga twatandukanye n'ubushake bw'Imana. Tukongera tukabona n'imikorere y'isi ya yindi ikora ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Iyo tutabaye maso rero, tukishushanya n'ab'iki gihe, tukishushanya n'imikorere y'isi, twisanga nanone tugenda tuva mu bushake bw'Imana gahoro gahoro tukarimbuka. Rero turimo kugenda dusoza tuvuga tuti, ese twabigenza dute? Abefeso igice cya 6 niho dusoreza tureba intwaro twakoresha kugira ngo dutsinde abo banzi batatu. Tugiye kureba Abefeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10, aho turabona intwaro z'umwuka twakoresha kugira ngo dutsinde abo banzi batatu twavuze. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose, mutware kwizera nk'ingabo, mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Imana iguhe umugisha. Izo ntwaro mwazibonye, murazisomera. Ni ukuvuga ngo intwaro tuzatsindisha abo banzi batatu twabonye, umubiri, Satani n'iyi si, tuzabitsindisha intwaro z'umwuka. Amen. Gukiranuka, kwizera ijambo ry'Imana, gusenga n'ukuri nivuga butumwa. Ibyo rero twabibonye. Inshuti rero bavandimwe b'ikiganiro Menya Ukuri, uko niko kuri. Waba uri hano ufite ibibazo, ufite ibishuko, urwanywa n'umubiri, urwanywa n'irari, urwanywa na Satani, ndetse ukumva isi irimo kugenda igutwaza igitugu, ijambo ry'Imana ryabisobanuye neza, kandi twizeye neza yuko uko uzajya usoma ijambo ry'Imana ukajya aho baribwiriza ndetse ugatega amatwi n'iki kiganiro, uzagenda wumva ubohoka, uzagenda ubona utsinda
isi, utsinda uwo mubiri, utsinda na Satani. Rero ntukarangize kumva iri jambo udakoze subscribe kandi udasangije abandi iri jambo, kubera yuko iyo ubikoze nawe uba ubaye umufatanyabikorwa natwe kugira ngo twamamaze ishimwe, twamamaze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, kubera yuko nicyo twaremewe. Reka rero nsoze musengera. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko waduhaye aka kanya n'imbaraga zo kugira ngo tuvuge ubu butumwa tubwiriza abantu bawe. Rero ndasenga kugira ngo iri jambo ntirice mu gutwi ngo risohokere ahandi, ahubwo ryinjire mu mutima kandi rihindure imitima y'aba bantu, kandi iri jambo ritume batsinda abo banzi batatu. Urakoze yuko Mana wumvishije iri sengesho ryanjye kandi witeguye kubagirira neza, mu izina rya Yesu. Shalom.